Mwa bantu mwe buriya ngo ni uko bavuga ngo utarabyara ntago azi agaciro k'umwana cyangwa se iki, urabona ko rwose mama wa Mutoni yataye umutwe ari kuvuga ati umwana wanjye, umwana wanjye, umwana wanjye Mutoni ari hehe? Ni inkuru ibabaje kuba umubyeyi mama wa Mutoni kamarade mu rujijo, urabona ko rwose byabaye ingaruka y'uko mama wa Mutoni aho kubura umwana we wamubwiye inkuru mbi, yahise anasaramo, yahise rwose akora icyo bita uburwayi bwo mu mutwe, yahise agira uburwayi bwo mu mutwe butunguranye cyane cyane. Hano rero muri episode hakaba harimo kamarade bamugerekaho inda kandi atari yariya murumuna we. Ni inkuru ndende kuri iyi filime episode igeze hanze aka kanya. Njye mujye kubana Tumusifu Jarvis nk'uko musanzwe mubana akenshi na kenshi kuri channel yanyu, mbavuga ati welcome kuri film cinematography cyangwa se Rwandan Films. Icyo musaba rero wowe ukigera aha ngaha, kora subscribe ubundi byose tubiramburire mu kiganiro tugiye kubona imbere yacu. So rero tudatinze twihuse turebye mu byaranze episode yasohotse uno munsi, urw'ibanga season ya mbere epi 23 nk'uko ngiye mpora mbibasohorera, aho mama wa Mutoni amenye yuko umwana we Mutoni yapfuye, ahise ata umutwe ahita abikuramo n'uburwayi bwo mu mutwe. Urabona ko iyi episode rwose isize akuyemo uburwayi bwo mu mutwe. Rero icyo nakubwira ni buriya nk'uko bavuga ngo utaragira umwana cyangwa se utarabyara ngo wumve agaciro k'umwana, uko umwana avuna, ntabwo yakumva agahinda ka mama wa Mutoni neza nk'uko umubyeyi wabyaye wibarutse cyangwa se umupapa ufite umwana cyangwa mama yaba ari kumva agaciro k'umwana nk'uko waba uri kukumva utarabyara wowe ukiri kundeba hano. So icyo nakubwira rero, umwana nubwo nanjye nafite benshi cyangwa se nafite umwana, ariko njye ndabyumva, ariko ndakeka uri kubyumva w'umuntu mukuru. Umwana nta gahinda kenshi, urumva ko tutarenganya mama wa Mutoni, ni ukumusengera akava muri aka gahinda cyangwa se muri uyu mubabaro, mumufata no mu mugongo. Ibindi byaranze iyi episode rero, iyi episode yaranzwe n'uko kamarade nyuma yo kuba injiji cyangwa se ntamenye yuko umugore atari we atwite ahubwo atwitiye murumuna we, inda bayimugeretseho, none aha ngaha rwose arayemeye, yayemeye ubu ngubu amenye neza n'umugore cyane yuko ari no kumusoma amubwira ati tuzabyara ryari, twitegura umwana bebe pucuri, nk'umubyeyi ugiye kwibaruka rwose bishimanye. Ni inkuru nziza rero, byo ntabwo twavuga ngo ni inkuru y'agahinda nk'uko mama wa Mutoni wenda amenye ko uyu mwana we yapfuye akaba akuyemo uburwayi bwo mu mutwe. Ni inkuru nziza kuri kamarade n'umugore, usibye ko umwana atari uwa kamarade, ariko njye mbona ibintu bizagaragara rwose, ni ibintu badahishira. Uwo bita uyu mugore na Emile, ni ibintu badahishira bizagaragara cyane yuko uno mugore uri kubana na Emile n'umugore afite kuzabwira ibanga kamarade akabimenya. Ikindi kiranze ino episode rero isohotse ni uko mama wa Mutoni asanze Queen mu cyumba afite icyuma, nacyo cyarangije iyi episode. Ese kwibaza ngo arakimutera cyangwa kwibaza ngo ni ukuri ari we agisanganye mu cyumba? Yamenye ko hari ahantu afite uruhare n'umwana we mu rupfu rw'umwana we. Ni urujijo, ni byose ni urujijo. Ni ukwandika muri comment wo kubyumva cyangwa se uko ubibona cyangwa se uko wabonye iyo episode ikintu cyayiranze. Ndabizi neza ko iyo umaze kumva iki kiganiro ntabwo uhita ugenda gutyo, ahubwo wowe ikindi kintu uhita ukora nabo bavumbuye, uhita ujya kuri channel Kamarade Films ukareba filime yose aho izingitiye. Sasa ukavuga ati ese iriya channel Rwanda Films itubwira ibintu bya nyabyo cyangwa se ni bya bintu byo kubeshya? Ntabwo mbabeshya, icyo nawe najya nkubwira, uzagira video uhita unyarukira kuri channel nawe wihere ijisho, ubundi nugaruka no kuri channel nongera kumbona kuri video umbwira ati nibyo, ntukabeshye kandi ntuzagire na rimwe ubeshya Abanyarwanda. Abanyarwanda rero ntabwo nabeshye ko nanjye ndi umuhungu w'umunyarwanda, ngira ngo dusesengure hamwe ino filime. Ibyo nibyo byaranze ino episode rwose. Urabona ko Queen yari aryamye, mama wa Mutoni amusanga mu cyumba n'icyuma. Sinzi uko byagenze cyangwa icyo byacuze, ariko reka tubihange amaso muri episode ikurikira ya epi 24. Buriya nibwo bizaza tuzabimenya neza. Gusa ngewe episode kigera hanze mpita mbakora ikiganiro kugira ngo tuze tuganire hano. Icyo ngubutso kigera hanze uri mushyashya, kora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi, ukande share comment kugira ngo ujye wakira notification uri mu wa mbere. Reka nere kubamara umwanya wanyu, mbumze ko mufite byinshi byo gukora. Amabwira ati bye, duhure muri video zitaha. Ciao ciao, dusubire, Imana ibarinde.